shiri wanjye oya wimfataho ariko nufataho mbazi ikibazo kandi amafaranga mwoherereje si yambwiye ngo wari umurimo 2,500 hanyuma 2,500 se dore nsanze nta nawe wari wamwoherereza none ko wari umaze gushyiramo 30,000 2,500 n'ibihumbi ese niba umva nyine yarambwiye ngo mugurize amafaranga icyo mugere ambwiye ati mwishyure n'amafaranga wamufite hari ikibazo kibirimo si inshuti yawe sinakubwiye ngo nkeneye kujya kwisukisha mu kanya ukambwira ngo ejo bundi navuye muri salo none wari ubagiye kumuguriza kuyamuguriza nawe ndaje nyaguye humura ikibazo ufite n'ikihe kuko mubona yikureho ayo ushaka nta kibazo shiri rero se nakwemeye aya wimfata ariko twavuga mutanafashe bigakunda sishira nabirakarira mose cyangwa ngo sinje ndi kubanira kuguriza inshuti yawe amafaranga inshuti yanjye si inshuti yawe inshuti yanjye biki iriya ntabwo ingiye inshuti ngira nyanshuti bishatse wenyine icyakubwira kaza hano ari waje kureba umuntu w'umugore se ngewe ngane uw'umugore nganira iki n'abakobwa birenze zibuze yaba ari chance wenda ukizana n'ubundi mushyiraho amafaranga yiwe ayo muguriza nyamwihorere nyamwihoreraho yewe n'ideni rye ubwo uzayamwihera nta kibazo azaba yafata nta bishi gateka vumye n'ikindi wajya no kurya ariko burya yava mane uzana ibiryo niri Mawa koroshera ibirayi binagenye munyaboneka kugira ngo muri iyi minsi byo kurya gatsi natiri kuremo sha bikubitema kandi ndabisubiza neza muroroshye keretse ikindi kabisa ako mwa amasaha yo gutaha y'abakozi nisangahera saa 7 waba ukoresha bikabije nawe gira neza yasuka tabikora impanuka niko saa 7 umuntu yazigeza akiri gukora ngumva nazagaruka kugukorera sinde kwishyura se uranyishyura ariko ntabwo bivuze ngo umuntu yajya gupfira murima kubera igihugu uzi guhinga neza ngiye guhinga uzi ko buriya guhinga ni karande y'iwacu muzehe arahinga umurima akawararika ko manumva iyo maze buriya nanjye ningira nzajya nkoresha ariko ngiye ndamutse nkize ntabwo najya nkoresha umukozi ku gihumbi kuko baravunika cyane nzi mvune y'abakozi byibuza no kugira iyi suka yanjye nayo rero saza we ubwo ngomba nayibye papa rero koresha intoki turatwase duturemo hanze sha busatani zimaze kugera wa musore we wamba bari ugakora cyane we mwakoze Nakudasi. Ni ya nshuti yanjye sigeze muri umurima kandi. Uraho neza. Jese kutasoje ntabwo ndi. Koko inshuti nawe urabibona ukuntu twarimbura. Yewe sha. Siko nanje kukureba nkakubura. Ahubwo nuko numvisha amasuka ari kuvuga. Ugeze no mu rugo iwanje. Hageze ahubwo nuko numvisha amasuka ari kuvuga. Simu umugore agiye iki yagiye atambye senda kumugoro ubwo ngiye nyine senda muri manzara jana gwakindi Mura neza
ise ni mwebwe komera kuri hano wenyine se byagenze gute cyabo nanjye sanze ndi kwibaza icyo kibazo cy'ahantu Tony yaba yagiye ubwo umugore wawe mwiza ahubwo se niyo ko namushakaga wamushakaga se namushakaga ahantu twari twavuganyeho ko ndi buze tukaganiraho none ndamushaka ari umuntu ndakubwira yuko ntazahamya yagiye wamuhamagariye se nimba bikunda amaye tugira ngo yafite ahubwo waba wicaye ukaba umutegereje utatumenya se ndamutegereza nawe ndamenya ari buze byari we yagiye ntagatinda ntagakunda gutinda cyane wowe ndetse nari kumenya ahantu ubu rero tugiye kuganira ndi guhinga kuko uyu mukozi kibara wanjye cyawe ra mpagaze umukozi wanjye yaranduka none se bimeze gute inshuti yanjye nabonye natanze kumuhinga ariko ntibirambuza kukuganira yewe inshuti burya iva kure ni ukuri pe kandi uyu musore wawe wamurambagije zo guhinga cyane uhinga neza musore utangiye kurikira iyo suka ntabwo ari buhagereho umuntu ese ugira ngo ukomeje kunjya imbere sinaguhombora uwo mutwe uhombora umuntu uko avuga nabi oya matiyase uko urabona ko amasaha arakuze nyine n'agashaka bakaziyemo mu twabo abakaziyemo se hari ubwo iyo bari buguhembe barayampa ugomba kuvuga neza cyangwa ukavuga igihumbi koko buriya si makeya iyo mabuja uyareka se kuyakorera mbese shira amakuru ni meza sheri ndabona mwaheza ntako mutahe yego twashwanyaguje uyu mukozi wanjye arakora katari gukuramo se ari amabuye ubusa urabona nakangaje ngo mfate hasi ariko wowe nta kazi ugira ukora akagira se muzigane iki ni ngombwa ngo ngiye kubyikorera uyu ni umukire mwana matiya uyu ni umukire wagezeyo yarafatishije waba uri yego mwana ubwira se nkaza kukuguza ukareba ko yego mwana nari mbizi ko utabishobora nshuti yanjye nabishobora maze nagerageza utuntu two guhingaho muzi mu babosi ntabwo nadashobora utu ni utwanjye ntabwo nabandaho kagira akazuba kagere mu mutwe ni utuntu muziho rwose cyari inshuti yanjye ndabizi saa munani ni kumva ukuntu uyu muntu yakwicira umukozi mu murima uri gukora amafaranga se ari mu rwenya ubu ngubu ubwo saa tanu zigeze agiye guhita ambwira ngo ntahe ubizi nahindisha umukozi umukiro ayo masaha nkaba nekereza noneho mucyura saa ngahe umuciro saa munani gukoma ewe ndabona munagashoboye da cyane neza mana yanjye nicyo cyakugenzaga ibyo nyine tuba tuganira mu murima kuko cyangwa uri mu murima ndetse nanjye mba gusanga mu murima koko iyo uganiza umugabo koko ntabwo ubona ko wari umeze ute se shameze neza ntarengwa ariko se ko wavuze ko utakicana kuri handi ngo nagurire umugati sigaho umwana akazi kaba undi ko wajya guhaca nkabona uje kuneza imbere ugatwara umugati ntukirya imigati cyabyo ntari hari umugore sinzi impamvu ahubwo wenda yaba ataguteza imbere utameze ko we yikundira ibintu umushyiriye aho kujya ugaruka umukahira ndaza kujya nza muhahire bizinesi se murabona irimo igenda irimo igenda gake gake nuko nyine igishoro kiba cyabaye gikeya hanyuma umuntu akikuriza si igishoro warakibuze koko utananyegereye se byibura wenda ngo tuganire neza ibintu bicemurega buriya ntanakuguriza amafaranga ukagira ukamena nawe se muzabiganireho wenda mugurize ndebe ko nabona ko gashoro nongere bizinesi ndebe ko hari ikintu yamarira ibyo ntabwo ari ngombwa kubiganiraho buriya ubwanjye nanjye nayakwihera ugashyiramo ukareba ko hari akantu kakiyongeraho asa amafaranga y'uko nyafite nta kundi nyine naho ubundi se ubona birimo biragenda ariko gake gake cyane kuri nta kibazo ahubwo ako kantu k'amafaranga muzagatekerezeho mugurize we nzajya nkora mbishyura ntari umugabo wamukura hehe muri aya masaha we kigeze bagiye he bagiye mu kazi cyangwa no mu bindi mbona ari kugenda icyo mfa nuko mbona
ndabona agaruka uzi njye umugabo wanjye agiye tutabyumvikanye iryo ni ikosa n'ubu ko adahari twagombye ko tubone guhinga koko hingawe uraseka ansize nkande se bagiye mugabo agera byuka akagenda rwose icyangombwa ni uko aba yahashye ndabona icyo wase bihagije umugabo atakwitaho akagenda akagaruka icyangwa ni uko mama muri kumwe shago hasi byo cyangwa barira ibyo ngibyo bitegereza ukabibura yagenda akajya mu ndaya yagenda akajya hehe uvuze iyo agiye kuratsa se ubu ujya umugabo wanjye akabikora akagira akati inyuma hagato sha rwose bakagenda akaguca inyuma kuguca inyuma se hari ibyo bari kugenda ngo asigeyo bakuba nta ndwara ari bunza neza ko ataraza avuzaho induru ibindi byose akagenda mbese wowe uramutse usigaye umugabo wawe ntiwamuca inyuma ahubwo ndetse n'indaho uterewe kome mbese turi kuganira muri musangamo utabye se igikweta aho ngaho uyu muhinzi wawe nawe rero ari kumurira ndamukorera iki kandi we karambere abagabo byengeye niba bindabikiza uwanjye atiye inyuma burya sinzi icyo namukorera ntabwo nabyihanganira kereka wowe nihanganira kuza guhinga njyenyine ariko ibyo kuva kunca inyuma oya kereka wowe reka ngenda ndabona ndi kubagomesha n'uyu musore wawe tanyikubitira isuka kandi ndabona afite imbaraga ariko wazukana ukanagira moto waba unaniza nta kibazo mbese ko igihugu kitarera abanebwe nubwo nakwita isuka jye ntibamfunga ugatangara ko utari guhinga umuhungu wawe ndumva afite amahane ni amahane nayo niko ameze nikavuga mukomeze muhinga murasanga amesheje genda sha n'ubundi watugomesheje numvaga ninaniriwe ndanahata mushuti wawe ari ikibazo uriya mugore rero ni inshuti yanjye magara urabona ko nanyitaye akaza akanansanga mu murima mbona se atagira ibyo akora ngo ari kubyuka atambuka agenda uriya ni umukire wagezeyo da ni umukire umugabo we niwe ukize nta mugore ukira nta mugore ugikira kuri bose bari uw'umugabo sigaho urarushya se si kubona amasaha atageze yo gutaha amarusha oya sibyo uzanye telefone ikirahure mba nitwajemo kugira ngo abone ko ari tace mba agenda ajya kukigura iyo nkitwaje bakakabona bagira ngo naguze telefone kandi byari ubu igihumbi cyangwa telefone koko none se kugikoreye mu cyumweru mu cyumweru ni amafaranga mbese mu bitandatu muri itandatu ubwo yazagwira muri telefone nazo zisigaye zihenze wagura ko ibihumbi 5 ndaza kugushaka reka twicara tubiganire neza atari hano mu rugo nta kibazo uzambwire tubiganireho kuko numva nkeneye amafaranga yo gukoresha nyine bizinesi ntabwo kariya ka bizinesi kanjye kari kugenda gakeya kandi ndumva nshaka kongeramo amafaranga nubwo nzayakura ariko wibaze nawe ikibazo kiri byanshimisha ubaye umuterankunga waje urimo urakibaza ahantu uzakura amafaranga kandi nayakwemereye niba wayanyemereye nta kibazo nzagaruka tubiganireho cyangwa se uzabwire buriya iriya duka ucuruza buriya nta muntu w'umusore nyine waba warashoreyemo utuntu tujyana n'udufaranga wenda gusa umuntu w'umusore yaba yashoreyemo amafaranga amafitemo turiya tuntu tungana kuriya we ni ukuvuga ko ari wowe yewe wishakiye agashoro ese wo mukundana kuki utamubwira ngo arebe ko hari ikintu yakumara nende dukundana zuba ikigihe n'icyo gukundana reba hose ukuntu umukobwa yandinde gushaka amafaranga nimbona amafaranga nibwo nzatekereza ibintu by'inkunda kuko ntabwo wajya mu rukundo nta mafaranga ufite ubwo se umuntu ikintu cyose najya mvuga ati mpereza akosha ntabwo bibaho ukuntu umukobwa mwiza nawe usa gutyo rwose waba uriho nta mafaranga nta mukunzi nyine pe umukunzi azanwa n'amafaranga ni ukuvuga ngo amafaranga yabonetse n'urukundo ruraza ntabwo wakunda ushonje cyangwa se waba uraye ngo dukunde ntacyo nyine asa amafaranga akahari rero ubu dore burije nje kureba Mutoni kuko twari twaganiriye arambwira ngo nze kuza kumureba ngo simba ngo gataha hageze kare nzaba ngaruka gusa nawe ujye ugerageza uboneke
kubera niyo business dupanze tugiye kujya dukorana muri iyi minsi naje musubire nawe ubwawe kugira uburyo uzamenye nta kibazo ntabwo nakwinuma kandi uzajya unteza imbere reka nze muherekeze murenze aho hirya nta kibazo kuri muherekeze zanga kugaruka nzagaruka kubera mutari inshuti yanjye se na